Amen. Aha, ndongera gushimira Imana kubwa mama. Uyu mubyeyi mubona ni mama w'umugabo wanjye. Ariko igitangaje niwe mutoya kunduta. Ndabizi muri murabyiba none ni gute nuko imfura na se nyine birangana. Haleluya. Ni mama wacu, niwe mama w'umugabo wanjye. Kandi ukuriye aba mama mwito. Yarantetesheje nshaka ninjira mu rugo, yinjira mu rugo rwanjye, turinjirana aranyicaza nk'umwana we, turaganira. Iyo byakomeye ajya ku mavi, iyo byoroshye turashimana, iyo turirimba turaririmbana, iyo turira turarirana. Haleluya. Haleluya. Amen. Agira urukundo ntarabona keretse Kristo niwe narubonanye kuko rwapfiriye benshi. Nanjye ngende ugerageza rukananira. Haleluya. Ibyo rero afite ubudasabwe, ariko ikintu dushimira Imana nuko imuturindiye kandi twaba turi kumwe muri uyu murimo, twaba dukoranye uyu murimo w'Imana. Amen. Mama reka nguhe usuhuza itorero mu cyimbo cya Successful yose. Amen. Haleluya. Amen. 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 Amazina yanjye ni Cyiza Magureti, umubyeyi Imana yagiriye ubuntu. Ndakomeje no kubyara no kurera no gukunda bamvuyemo n'abataramvuyemo nk'abakunda. Kandi acyagerageza kwinginga Imana ngo ikomeze inyongerere izo mbuto, zikomeze zibe nyinshi muri jewe, kuko ntabwo nakwishoboza. Ntabwo ari amashuri nize, ntabwo ari uburere nahawe n'ababyeyi, ni ubuntu bw'Imana yangiriye. Nawe ndagusenyera ngo ubwo buntu Imana yangiriye ikama kubyara no kurera, ikama gukunda, nkakunda uwo nzi nkakunda n'uwo ntazi. Nawe Imana urwo rukundo izaruguhe. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Mwitorero iwacu nkuriye abamama, ndi umubyeyi ukunda abana, ndi umubyeyi ukunda ungana wese, waza ukangisha inama nayo ukugira, kuko hari byinshi naciyemo. Ndashimira kubw'umwana wanjye. Ninde wari warongorwa akicarana na nyirabukwe uwo munsi? Mumanike ukuboko mutabeshye. Umuntu waba yararongorwa akicarana na nyirabukwe uwo munsi mu cyumba cye, namanike ukuboko. Ahita bataha mu cyaro. Ariko jewe uyu nicaranye nawe umunsi arongorwa. Haleluya. Amen. 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 Haleluya. Haleluya. Ndamukunda. Mubakazana niwe muntu nicaranye nawe. Suko abandi ntabakunda, ariko we nagize amahirwe yo kwicarana nawe mu cyumba cye, kwicara imbere y'uburiri. Amagambo namubwiye n'ubu niyakigenderaho. Iyo ababaye ndababara. Amen. Amen. Nugira umukazana ajya umwihanganira, nugira umugabo ajya umwihanganira. Nicyo dusabwa. Ntabwo uzajya mu ijuru utabanje kwihangana, ntabwo uzajya mu ijuru utabanje kugira urukundo. Bituvuga ngo dukunda Imana, banza ukunde mwene so, kandi usaba Imana iguha umutima wo kwihangana. Ntizimbye mu magambo rero, Imana bampera umugisha. Uvuye mu itorero pastor wanjye, Pastor Saturday ngo muramuzi, Inosa. Niwe mutware w'uyu, niwe papa mu mwuka, nanjye nkamubyara mu mubiri. Rero nagiriwe amahirwe. Ntabwo mba nifuza icyamuhungabanya, kuko ndamukunda pe. Iyo ufite isoko y'ubujyanama buzima, ibintu byose urabishobora. Ahabwa icyubahiro Yesu. Abamama rero muri bagari, ariko hakenewe amasoko muvomaho. Hari igihe ushobora kuba uri mwiza ariko uvoma ku isoko mbi. Haleluya. Isoko ikakubana mbi, ariko iyo ufite ubujyanama bwiza, ibintu byose bigenda neza. Icyubahiro tugihereza Imana. Twinjiye mu kanya keza, mfite umugisha udasanzwe, nsuwe kamvugiye ngo nsuwe n'abayobozi badasanzwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya. Nkuko
Pastor Abatoni ababwiye, ndi mama bishop nyine, umutware wanjye n'umubishop, tuyobora itorero ryitwa Living Word Church. Ndagaruka rero ku mubyeyi nkunda cyane, mami Pastor Rose. Rero ndamukunda cyane, nkunda kumwita mami. Mami namuwemvise ejo bundi tugitangira iyo ministeri y'abadamu. Mami waje turi abagore bake cyane, ngira ngo urabyibuka, ariko ubu turangana gutya. Na Pastor Abatoni yarabibonye, nukuri umurimo w'Imana urimo urajya imbere. Turashima Imana rero ko atari ku bwacu, ahubwo ari ku bwa Kristo. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Mami rero nawe namusanganye n'umugabo wanjye, hari timu ajya akunda kubabona kandi bamaze gusaza, akababyinira akababwira ngo hungu yanjye, bose bakirukanka bagaseka. Urumva ko n'umumami dukunda cyane. Nukuri mami, Imana iguha umugisha. Menya Pastor Abatoni yaravuze ati, mami Imana yawe izaba Imana yanjye, aho uzagwa niho nzagwa, nkuko Rusi yabivuze. Nukuri najyaga mbona buri gihe Pastor Abatoni arakaje, naragakobwa keza ahorana amavuta, nkoberwa aho ayakura, kumbi ayakura kuri mami. Mami Imana iguha umugisha. Nanjye igihe kimwe nzagutumira uze ku mugore ku gicaniro, tujya tugira ibihe byiza twita urubohero. Urubohero rero tuhigira ibintu byinshi cyane, nk'abamama nk'aba ngaba bakaza bakatubwira amagambo akomeye, adusubizamo imbaraga, aduhanura kugira ngo dukomeze twubake ingo zacu neza. Tubana n'abakobwa, ntabwo ari abadamu gusa, ni abadamu n'abakobwa, kandi barabinezerewe, barabikunze. Mami ubwo nitugutumira muzaza. Amen. Reka rero umusomyi mwiza wa Bibiliya adusomere Luka 15:11. Ntabwo ndi butinde kugira ngo Pastor Rose nawe afate umwanya we, kuko nanjye ndimo ndihuta, nibura mwumveho akanya gatoya. Luka 15:11 ni inkuru abantu bose bazi, abakristo bose bazi, abasomyi ba Bibiliya bazi, ariko ndayivugaho gato. Nayigereranyije n'urukundo rwa Kristo, urukundo Imana idukunda. Umusomyi mwiza wa Bibiliya. Umugani w'umwana w'ikirara. Kandi arababwira ati, hariho umuntu wari ufite abahungu babiri. Umuherereza abwira se ati, data mpa umugabane w'ibintu unkwiriye. Nuko agabanya amatungo ye. Iminsi mike ishize, umuhererezi ateranya ibintu bye byose, aragenda ajya mu gihugu cya kure, yayisha ibintu bye ubugoryi bwe. 18. Reka mpaguruke njye kwa data, mubwire nti, data nacumuye ku yo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe. Arahaguruka ajya kwa se. Agituruka kure, se aramubona, aramubabarira, arirukanka, aramuhobera, aramusoma. Uwo mwana aramubwira ati, data nacumuye ku yo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe. Ariko se abwira abagaragu be ati, mwihute, Haleluya, muzane vuba umwenda uruta iyindi, mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto ku birenge. Muzane n'ikimasa kibyibushe, mukibage turye twishime, kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none akaba azutse, yari yarazimiye none dore
arabonetse. ihagarariraho mami. Amen. Murakoze. Amen. Kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none akaba azutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Nuko batangira kwishima, mumvugire muti amen. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Nababwiye ko ntabatindira, ariko kuko bari basabye ngo ngire icyo mvuga, ndavuga ku rukundo rwa Kristo. Uyu mugani ni umugani Yesu yaciraga abantu ababwira umwana w'ikirara uko yitwaye. Umwana w'ikirara, mbona uyu mugani udushushanyiriza urukundo Kristo adukunda, urukundo Imana yadukunze. Uyu mugani rero buri mukristo wese arawuzi, ariko uwuzi ku buryo butandukanye. Hari uwabarawukwigishije ku buryo butandukanye, ariko nje nkushushanyisha n'urukundo Kristo adukunda. Uko biri kose, uko bimeze kose, uko wakwitwara kose, Kristo aragukunda, Imana iragukunda. Aha ngaho umwana yaravuze ati data mpa ibyanjye ngende. Yari amahitamo ye, kandi yarageze igihe cyo guhabwa umugabane we. Ise ntabwo yamugoye, ise mugereranya nk'Imana data, ise mugereranya nka Kristo, umwana mugereranya nkanjye. Nawe wigereranya uvuga uti nanjye ndi umwana. Haleluya. Vuga uti nanjye ndi umwana kandi nakosa. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Umwana rero yageze aha aravuga ati mpa ibyanjye mpa 8, ndakuze nujuje imyaka yo kwijera, kuki ugomba kunjera? Ise aramubwira atakira 8 wawe. Umwana aragenda. Uko mubizi, uko iyo histoire muyizi, amaze kugenda byose arabyaye, nkuko nawe wagenda ukabyaye, nkuko nanjye nagenda nkikora ibyo nshatse. Amaze kugenda aragenda byose arabyaya, ageza aho yifuza akazi kw'ingurube, kandi ari umwana wa bosi. Vuga ngo ari umwana wa bosi. Bosi ni data, Imana ni data. None amaze kumva ubuzima bumukubise, aravuga atari ko kwa data nta kibuze, kubera iki ntasubira kwa data ngo mubwire ngo data nagucumuyeho, nakoze ibyangwa n'amaso yawe, ndetse niyo mu ijuru nayicumuyeho, ariko ndagarutse. Ise ntabwo yavuze ngo subirayo mwana w'ikirara, genda genda genda, 8 wawe narawuguhaye, subira yirukanke, subiraho sinshaka no kukubona. Yaravuze ngo ngo mwingwino mwana wanjye, bakwambika impeta, bakwambika ikanzu nziza y'igiciro, ndetse mugende mu mukumbi mubage cya kimasa cyiza, kugira ngo twishime uwari warabuze arabonetse. Umwana wanjye yari yarabuze arabonetse. Ntabwo yabaye umubyeyi gito. Uko nuko Imana iyo tuyicumuyeho tukagaruka ihita ivuga ngo muze bana banjye, ngo muze, ibyanjye ni ibyanyu. Imana ikatwakira, Imana ikatwereka urukundo, Imana ikaduha ibyo dushatse, tukongera tugateta ku Mana. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu uyu mugani w'umwana w'ikirara buri gihe ajya ankumbuza, ajya anyibutsa urukundo Imana idufitiye. Ntukajye wumva ngo wicire witeka ngo wakosheje, ntukajye wumva ngo ibigibi byacitse, ahubwo Kristo ari ku ngoma kandi ahora dutegeye amaboko. Iyo tuje buri gihe aratwakira, akaduha ibyacu by'agaciro, akaduha bya bindi twangirije, bya bindi twaye, ntabwo ajya bireba, ahubwo iyo ugarutse arongera akaguha ibindi. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ndabakunda cyane mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Avuze ijambo ry'ubwenge kandi ijambo rikomeye, aravuga ngo iyo tugarutse akantu nizemo k'ingenzi mu minota mike akoresheje, aravuga ngo iyo tugarutse iraturemera. Ntabwo yibuka ibyo twapfushije, ntabwo yibuka intege nke zacu. Aravuga ngo uragaruka ikakuremera, ikongera ikagusubiza muri cya gituza. Uwo ni Kristo twicaye ku birenge. Niba uri umumama winjiye aha uvuga uti kuki ngeze muri iyi myaka mbabaye, kuki nanyuze muri uru rugendo, ndagira ngo ubwire ngo aha winjiye Imana ikureme bushya.
kandi haze kwifuza k'umutima wawe. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Abamama, uyu munsi wumve ko Imana igiye kukuremera bushyashya. Kambabwiza ukuri, ikuraho amarira. Amen. Ikuraho iki? Yomora iki? Yomora inguma. Kandi ishyira inzira hatari ibidashobokera abantu kuri yo bira. Buri cyakunaniye cyose Imana dukorera ikigukorere mu izina rya Yesu. Ahantu utabona inzira, amen, turahanuye ngo uyu mwaka niba warangizaga imyaka uri mu marira, uyu mwaka uzawurangiza useka. Imana ireme igitangaza gituma useka. Imana ishyireho inzira ituma useka mu izina. Haleluya. Ndabinginze ngo mwegere Imana, mugaruke mu nzu y'Imana. Amen. Ntabwo twashatse turi abahanga ibintu byose. Haleluya. Ariko iyo wegereye Yesu arakwegera. Ibyo udashoboye arabigushoboresha. Ibyo utaza guha ubwenge, niyo utabufite aguha abakubaka. Komera Imana yacu amashyi menshi cyane. Uyu ni umuryango. Amen. Itorero ubusanzwe ni umuryango. Amen. Haleluya. Bwira mwene so ngo wowe twicaranye ubura umuryango wanjye. Mubwira ngo uri umuryango wanjye. Amen. Mubwira ngo Imana ikuzanye ngo unyubake, kandi nanjye nzakubaka. Mubwira ngo hari icyo nshoboye, ariko nawe hari icyo ushoboye. Icyo nshoboye nzakiguha, nawe icyo ushoboye uzakime. Hanyuma dukomeze icyubahiro gihereza Imana. Amen. Abamama tugiye n'ukuri, ntitugiye kubikora ngo n'ukwikunda, ariko ndumva hariho Imana nitugirira ubuntu tuzabikora kenshi, kuko wubatse umumama yubakitse. Amen. Hakubakwa byinshi. Hakubakwa byinshi. Tugira amaso ameze nk'ay'ikizu. Amen. Abamama bareba ibiri kure, bareba ibiri hafi, bareba ibyo mu cyumba, bareba ibyo muri saro, bareba. Amen. Ashobora kuba yicaye areba amakuru ariyo yonsa umwana, kandi arareba amakuru arasubiza umukozi, arareba amakuru arumva ko inkono yashiririye, arareba amakuru arabaza uwinjiye mu rugo uwo ari we, arareba amakuru kandi araganira, arakoresha abana dovari. Haleluya. Haleluya. Ntabwo urabibona ku buryo uwicaye imbere ya televiziyo wenda ukuyifite urimo urakurikirana televiziyo, ariko urimo urabwira umwana dovari wayikoze, urimo urabwira umukozi ntabwo ari wahisha ngo ugaburire abana, ninde ukomanga ngo yinjire mu rugo, ese bebe yaryamye, ese iki mwagikuye mu nzira, kandi ibyo bintu byose bikagushamukira mukabikora neza. Yesu ahabwe icyubahiro. Dukeneye kubakana ku buryo nta n'umwe turi bwemere ko atsindirwa mu rugendo. Uko bimeze kose Imana inzanye ngo nkubake, kandi nawe ikuzanye ngo unyubake. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Haleluya. Amen. Bwira mwene so ngo biremera. Mubwira ngo aya marira ni aya nyuma. Mubwira ngo ntibizongere kukugonga uri wenyine. Bwira ngo jya usanga Pastor Batoni, cyangwa usange Pastor Rose, cyangwa uhure na Mama Bishop Karemera, cyangwa wegera n'umukuru w'abamama, ariko wibigumana ku buryo ubijyana kuri social media. Banza ubivugane n'umuryango. Biremera mu izina rya Yesu. Hera Imana icubahiro. Haleluya. Biremera. Amen. Yesu ashimwe. Iyo bamvuze kurusha uko bavuga Imana ndarira, kuko mba nzi yuko ndibumba nta n'icyo ndicyo, igikuru ari Imana. Yavuga mu kanya najuga inyo, kandi igakomeza ikitwa Imana. Ntacyo ndicyo Imana ishatse kumba cyo. Amen. Ubwo ikintisha aka kanya reka tuyivuge. Tuzayivuga imvi zizarinda ziburuyenzi tukivuga Imana. Haleluya. Kandi nta nubwo tuzasaza. Oya. Ntuzemerere n'abakwita mukecuru uzavuga ko muri Yesu duhora tuba batoye. Amina. Nta mpamvu yo gusaza imburagihe. Yesu nashimwe. Tugomba gukorera Imana. Tugomba gukora. Nimwabonye mama apfukama hano, Yesu nashimwe. Yavuze ngo akwije imyaka 21 mu rushako, mubanza itaruzura. Yesu ashimwe. Harabura iminsi mikeya ngo yuzure. Harabura iminsi mikeya, ariko harabura iminsi mikeya ngo yuzure. Kuko mwakoze ubukwe ndi mu bitaro uwo munsi,
hari mu kwa kabiri ngira ngo tariki 10, hari mu kwa kabiri tariki 10 uwo munsi ninjiye mu bitaro, nari maze kubyara bucura bwanjye. Hanyuma bampa amafi bamuriye Kongo, abantu twavuye Kongo rero dukunda amafi, arangije ngwa nabi. Nari muri Faisal, nari gushaka ko bashikora byabo vuba ngo ngende, batireka ndaba turirirwa ahangaha. Ubwo nirirwa aho ngaho kwe bunjika buryo sinabutaha. Ubwo bucura bwanjye yarangije ahangaha, ntabwo ari akwiza 21, azayikwiza kuri 28 z'uku twatangiye. Rero ntabwo 21 urayikwiza manzi, ndabesha se? Nuriya ndamuzi, naramuteruye. Yesu nashimwe. Hari mu kwa gatatu, yes, ariko mwe mukora ubukwe hari mu kwa kabiri. Itariki 10 ndazibuka ko zari itariki 10, ko nari mfite umwana muto nonsa uruhinja, yavutse 2 ishira, mwe mwakoze 2 urumva rero sinabyibagirwa. Yesu nashimwe. Amazina yanjye rero nitwa Umutesi Marie Rosa, ndi umubyeyi, mfite abana 4 mbyara mu nda yanjye n'abandi benshi, nkagira n'abuzukuru 2 n'uwa 3 uri mu nzira. Amen. Yampamagaye yambwira, mu by'ukuri nari mfite ubukwe, nabonye amasaha njyanye, nagombaga kujya mu gusaba no gukwa, naho n'undi mwana wanjye nagombaga kugira mu bukwe. Imikenyero nyishira ku ruhande, nambara ibingibi kugira ngo nurire moto byoroshye mpitenza. Ubwo ndaza kuva hano njya muri reception. Ibya mbere ni iby'Imana, ibya mbere ni iby'Imana. Yambwiye kuvuga umugore ku murimo. Amen. Umugore ku murimo ni byinshi umuntu yavuga umugore ku murimo, ariko reka mbanze mvuga umugore. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Ndashaka ko museka. Amina. Museke munezererwe icyo muri cyo. Hari ubwo umugore yatsikamiwe agakandamizwa, bigatuma no kwitwa umugore wumva ngo ari igitutsi. Abantu benshi iyo bavuze ngo nabagore, kwese ndi umugore wawe, ariko twibagiwe yuko umugabo ajya kwita umugore iryo zina yateshaguje. Haleluya. Yarivuze bivuye mu munezero ndenga kamere, hateyebuwe aka nakagufa ko mu magufa yanjye, aka nakara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yavuye mu mugabo. Yabivuze yateshagujwe, yuzuye ubwuzu bwa bundi burenze. Umva, yari wenyine aho, nta kiremwa na kimwe basaga, nta kiremwa na kimwe. Nubwo icyo gihe twumva ngo inzoka zaravugaga, wenda n'ibiti byaravugaga, kandi bigira n'amatwi birumva. Urumva, yaragendaga akaganiriza ibiti, akaganiriza amazi, akaganiriza ibyatsi, akaganira nabyo, ariko umufasha umukwiriye yarataraboneka. Umukwiriye yarataraboneka. Yesu nashimwe. Imana njya mvuga imukubita anesthesi, ikinya cy'ijuru cya mbere cyavuye mu ijuru. Imana imukubita ikinya irabaga, ikuramo igufa. Inkuru murayizi, sinshaka kuyitindaho. Ndashaka kuvuga ku mugore. Buriya gukomera kw'ikintu biterwa n'ibikigize, material. Siko bimeze. Tujya twumva abagore bavuga ngo igitenge cya bazin, igitenge cya superi, n'igitenge cya musazi. Ibiciro kandi byose si bitenge se, ariko ibiciro biba bitandukanye kubera ibikigize. Haleluya. Natwe turi abantu. N'umugabo ni umuntu, n'umuhungu ni umuntu, n'umukobwa ni umuntu, ariko bagizwe n'ibintu bitandukanye. Vuga uti bagizwe n'ibintu bitandukanye. Umugabo ni imfura y'Imana. Mujye tujye tububaha, kandi tugenywe kububaha, dushinzwe kububaha no kububahisha no kubashigikira. Amina. Umugore ni kabucura k'Imana. Uvuga uti ndi kabucura k'Imana. Oya, umugore ni kabucura k'Imana. Umugore ni kabucura k'Imana, kandi Imana ngo yararemye ibintu byose ikabona ni byiza, ikabona ni byiza, ikabona ni byiza. Ariko hageze kurema umugore, Imana irikosora. Vuga uti irikosora. Byose yavuga ngo ni byiza, igeze aho iravuga ngo si byiza
isanga hari ikintu kibura. Twaje gufidiga gap, kuzuza icyuho cy'ikintu cyaburaga. Umugore yava akagera nuwo kuziba icyuho. Ikitagenda cyose gikemurwa n'umugore. Vuga gikemurwa n'umugore. Hallelujah. Yaje kuzuza icyuho cyari gihari. Imana iravuga iti ibi bintu sinakomeza kubireka ngo bimere bityo. Imukubita mukinya, iramusinziriza. Imaze kumusinziriza, ikuramo ikintu kidasanzwe. Vuga ngo ikintu kidasanzwe. Ijya kure mu mugabo yatobye akondo n'amazi. Buriya akondo ntiwagatoba udashizemo utuzi, kuko n'umuntu agizwe buriya n'amazi menshi kurusha ibindi. Ibitugize 70% n'amazi mu mubiri. Iyo akamye turapfa. Amazi, amaraso, noneho inyama n'amagufa nabyo bikagira 30%. Haleluya, haleluya. Itoba kondo, irangije ikora ikintu kidasanzwe, irahumeka. Imuhumekeramo ka kondo gahinduka umuntu muzima. Haleluya, haleluya, haleluya. Ka kondo gahinduka umuntu muzima. Igiye kure mu mugore, ihindura process, ihindura imikorere. Yesu ashimwe. Ntabwo yongeye gukoresha bya bindi yakoresheje mbere, ahubwo ifata ku nyama zahumetswe, yahumekeyemo, imukuramo inyama. Ifata ku gufa rivuye muri wa muntu wahumekewemo, irabumbabumba. Yesu ashimwe. Imaze kubumbabumba, Bibiliya ntaho ibivuga. Ndatekereza yuko yongeye ikagira iki, igahumekeramo. Ntaho Bibiliya ibivuga. Ariko iyo utekereje nk'umuntu, niba yarahumekeye mu kondo, no mu nyama yarahumetsemo, kandi humeka mu nyama zari zahumekewemo, bivuze ngo umugore agizwe ni inshuro ebyiri guhumekerwa n'Imana. Haleluya. Double portion. Dufite double. Vuga ngo double double. Double double. Iraduhumekeramo wa mugore aba umuntu muzima. Agizwe n'iki? Agizwe n'inyama zahumekewemo, agizwe n'igufa ryahumekewemo, agizwe n'iki? N'undi mwuka. Nubwo Bibiliya itabihamya, Imana yamuhumekeyemo ngo yongere. Nuko ko yahawe inshuro ebyiri. Haleluya. Uwahawe rimwe kamwe n'uwahawe kabiri barangana. Oya ni mubivuge cyane, barangana. Uwo ni umugore. Jugenda isu yikandagira wemye, ntaho duhuriye, nta naho tunganya. Dufite byinshi wahawe. Tugizwe mu igufa, bagizwe mu cyondo. Tugizwe mu nyama zahumekewe, bagizwe mu cyondo. Yesu nashimwe. Ese ibyo bintu mujya mubyumva, mujya mubimenya. Ntukifate nk'umuntu usanzwe. Niyo mpamvu ibibazo bikomeye Imana yavuga ngo nimumpamagarira abagore bazi kurira. Imana impamvu ibyo nabyo turaza kubivuga. Irongera ngo Uwiteka Imana yashizeho itegeko ngo abagore bamamaza inkuru baba benshi. Ntabwo ari ubugambo n'ubukurukuru, ni abagore bazi icyo bagomba kuvuga mu gihe runaka. Yesu nashimwe. Umugore rero ntabwo asanzwe. Ntukagende nk'umuntu usanzwe, n'isi uyikandagire wemye, kuko uri umuntu udasanzwe. Wahumekewemo kabiri, wakozwe mu igufa. Umva, iyo hateye inzara, abagabo bapfa mbere, abagore baraho. Buriya muzi impamvu ki havuka abakobwa benshi kurusha abana b'abahungu? Yesu nashimwe. Ndashaka kuvuga ku mbaraga karemano zigize umugore. Dufite potentiality, imbaraga z'umugore zirahishwe, ntizigaragara, ariko ni nyinshi. Zimenywa na nyirazo n'uwazihawe.
dufite capacity, ubushobozi buturimo. Natwe rimwe na rimwe Satani kubera ko yadutinagaje, ntabwo tumenya izo mbaraga ziturimo, tugapfa nk'abandi bantu bose, kandi ari twebwe banyira kuzura buri kimwe cyose. Nababwiye ngo umugore yaje, Imana imurema, yaje kuziba icyuho cy'ibitagenda byose. Nujya ugenda ujya umenya yuko waje kuziba icyuho. Ubaza Imana uti icyuho ngomba kuziba ni ikihe? Ni iki kitagenda? Kuko jyewe naje gutunganya ibitagenda. Haleluya. Ese mbabazi ko twitwa umufasha, bafasha ushoboye? Hari ufasha ushoboye? None se mwagiye mumenya ko badashoboye, mukishimira kubafasha? Ntabwo bashoboye, ariko ntuzajye kubivuga, wowe ubishyire mu mutima. Ngo tumere nk'abakobwa ba Mariya. Mariya ibyo bavugaga kuri Yesu byose yabibikaga mu mutima. Amina. Tugere ikirenge cyacu mu cya Mariya, tuzi yuko badashoboye, kandi Imana yaravuze ngo ntabwo bikwiriye ko uyu muntu aba wenyine, nzamuremera umufasha umukwiriye. Reka mbabwire irindi banga. Intege nke z'umugabo wawe nizo mbaraga zawe. Yesu ashimwe. Niba umugabo ari umusinzi, niba umugabo ari umutukanyi, niba umugabo ari umusamba, yabonye ko ari wowe uzaziba icyo cyuho. Yesu nashimwe. Intege nke z'umugabo wanjye nizo mbaraga zawe. Ikibazo turi buvuge ku ntwaro umugore afite atazi gukoresha neza. Umugore afite intwaro eshatu yahawe n'Imana. Muri izo ntwaro eshatu, kuko turi kabucura, iya mbere ni amarira. Amina. Pastor Abatoni yababwiye ngo amarira agiye guhagarara, ahubwo agiye guhindura ishusho. Yesu ashimwe. Ntabwo uririra umugabo ngo urire imbere ye ngo akunda kugirira impuhwe, kuko uramurusha imbaraga. Ntiwagirirwa impuhwe n'urusha imbaraga, ndabeshya. Ahubwo amarira yawe agomba kurira yerekeye ijuru kwa data wa twe. Iyo bucura wawe avuze agasaza imigeri, umuha icyo ashaka cyose. Rero niyo mpamvu cyagihe Imana yavuze ngo ariko nimunshakira abagore bazi kuri, babahanga mu kurira. Ntabwo ari abahanga mu bwenge, babahanga mu kurira. Umugore warize akaririra Imana yumva karindwi. Yesu ashimwe. Umugore waririye Imana, Imana ibyumva karindwi. Uzareba imbere y'umuntu urira, nawe wumva impuhwe. Amen. Umuntu wese n'uwo utazi ku muhanda, iyo umusanze arira, ubona ko hari ikibazo. Siko bimeze? Ubona ko hari ikibazo, ukumva wamwegera, wamuza atari kurarizwa n'iki? Ese habaye iki? Niba ngewe mubi, nawe mubi, kuko turi abanyantege nke, dushobora kugirira impuhwe umuntu uri hurarira. Ngaho tekereza Imana data wa twese. Kuki sitavuze ngo nimunshakira abagabo bazi kurira? Kuko izi ko bucura narira iri bwumve karindwi. Izi ko bucura narira, uwo ninde uvuze ikobwa yanjye, uwo ninde uvuze ariko niki gituma ari horarira? Impamvu rero urarizwa niki? Icyo nicyo kibazo. Urarizwa n'ibitenge, urarizwa n'inzu, urarizwa niki? Kuko Imana yafatanyije n'umugore kurema, iguhanya ababyeyi kugira ngo wowe n'Imana mureme. Ubu rero ntabwo ari ukuremera mu isi gusa, irashaka kuremera no mu ijuru. Hari akaririmbo twajyaga turirimba kubera Mariya Madalena, turaza kubivuga ngo barahirwa abaririra ku birenge bya Yesu, bazahanagurwa amarira n'ibiganza bya Yesu. Urashaka guhanagurwa n'ibiganza bya Yesu cyangwa n'ibiganza by'umugabo? Yesu ashimwe. Mariya Madalena yamenye ubwenge, amenya aho akwiye kuririra. Uyu munsi turamuvuga ngo icyo yakoze ngo kizavugwa mu isi yose. Mariya Madalena ntariho, uyu munsi hari wowe nanjye. Yaririye ku birenge bya Yesu, ibye by'igiciro byose akubita hasi. Imishatsi, yari maraya,
ushaka abagabo, ariko maze guhura na Yesu abonye Yesu amukijije, amadayimoni arindwa amuvuyemo, aravuga ati uyu muntu afite ikintu kidasanzwe. Ese naho Yesu yari yagukura ngo umenye ko afite ikintu kidasanzwe ujye kuririra n'abari abandi bariya bari hariya? Intwaro ya mbere y'umugore ni amarira, kurira. Umugore wese yava akagera n'umwinginzi. Yesu nashima. Impamvu itorero ritajya mbere ridakomera n'abagore batari bisobanukirwa. Umugore wimenye agahagarara mu cyuho akaririra Imana data wa twese, ataririra abantu, akarira nk'uko Imana ibishaka, kuko yavuze ngo nimumpamagarira abagore bazi kurira. Ukagenda imbere uririra imitima y'abarimbuka, uririra bene wanyu batarakizwa, uririra u Rwanda n'abanyarwanda, uririra umurimo w'Imana gukomera no gutera imbere. Ese ibyo ushaka ku Mana wabikwiza? Rero nukora nk'uko Imana ishaka, ukarira utaririye amakanzu, utaririye ibiryo, utaririye amarangi n'ibiki byose n'amazu n'iki byose, ukarira kubwo abarimbuka, imbere y'uko Imana ibikora ibyo ibanza guhaza kwifuza k'umutima wawe. Ibanza guhaza kwifuza k'umutima wawe, ibindi byose ikabyigizayo. Hanyuma kubera iki? Yabonye umugore ufite umutima nk'uwayo. Amina. Ufite umutima nk'uko Imana ibishaka. Navuze ngo umugore ni kabucura k'Imana. Umugore ikindi kintu afite, iyindi ntwaro ya kabiri ni ijambo ryiza, ubugwaneza. Ariko uyu munsi twabonye abagore babicamuke. Bibiliya ibita ahangaha ndaza kubaha imirongo ngo umugore ngo ameze ngo nk'ikimungu mu magufa y'umugabo, ahinduka cya kanseri. Urashaka kuba ikigore cya kanseri ku mugabo wawe? Yesu ashimwe. Ngo amera nka cya kanseri, ngo ni nk'ikimungu kimunga amagufa y'umugabo we. Umugore mubi ushaririye uvuga nabi. Imana yaduhaye, niyo mpamvu tugira amajwi. Abagore iyo baririmba utujwi twiza, soprano, bakazamura utujwi tumeze nk'utw'abamarayika. Yesu ashimwe. N'abanyarwanda barabivuga ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Koko turushwe na Delila. Turushwe na Delila. Yamenye gutreta Samusoni wari warananiranye, agakubita ibintu agaca imigozi ibintu byose, ariko umugore ufite ijambo riryohereye aramutreta sha, amukuramo amabanga. Umugore Imana yaduhaye akajwi keza, nta nkuba zibiri zisangira ijuru. Umugabo ntiyavuga tontoma ngo nawe utontome. Tugira ubwenge. Umva, hahigwa abaririra ku birenge bya Yesu, bazahanagurwa amarira n'ibiganza bya Yesu. Umva, ugapfukama ugakaranga umugabo, ugakaranga ibyo bitagenda ku mavi, warangiza waza ukaza wuzuye ubugwaneza. Mu mutima washize, ariko wabibwiwe nyiri gushobora byose. Washize ariko ukihangana. Iryo ni ryo banga. Umugore uvuga neza, ninde mugabo wamunanirwa? Ninde mugabo atashobora? Impamvu nanjye sindabigeraho ntimugire ngo ndabivuga ngo kuko nabigezeho, nanjye ndacyagwana urwo rugamba. Amina. Ugasanga ibintu byacuramye, ibintu byose bimeze gutya, ukumva ako kanya nyine Satani abashaka ngo uhite uvuga ngo kayikiva mu kanwa kande kanye ngo ariko jye ibintu hano byarananiye, njye sinzabishobora. Ubu birangije. Bibiliya iravuga mu Mubwiriza 5:5-6 ngo ntukavugire imbere ya marayika ngo narafuditse. Kuki marayika yarakarira ijwi ryo mu kanwa kawe, ry'iminwa yawe, akarimbura imirimo y'amaboko yawe? Ntabwo dupfa kuvuga. Abagore b'ubwenge uzunguza ururimi karindwi mbere yo gusohora ijambo. Tugwana urwo rugamba mw'abagore mwe, ngo abagore bamamaza inkuru baba benshi.
ni iyihe nkuru isohoka mu kanwa kawe? Haleluya. Aho nari mvuze mu mubwiriza 5:5 na 6. 6 aravuga mana we iyo mpasomye nongera nkihana buri munsi ndihana. Ngo nkuko mu nzozi nyinshi harimo iz'impfabusa, ngo no mu magambo niko bimeze, ngo ariko weho nde wamenye Imana, ngo ujye wubaha Imana. Kubaha Imana ni gute? Kwirinda mu magambo tuvuga, kwirinda gupfa kuvuga ikibonetse cyose. Vuga n'ubwenge, uvuge ibihesha Imana icyubahiro. Kandi ijambo ry'Imana rikongera kuvuga ngo nubwo tugenda dufite imibiri nk'iyaba, ntabwo tugwana mu buryo bw'abantu, kandi ngo ntituyoborwa n'ibyo tureba, tuyoborwa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Imana. Nubwo waba ubona umwana yenda gupfa, umwana wanjye arakize, ni muzima, kandi ubona byakomeye, umwana wanjye arakize, kuko amagambo dusohora ararema. Amagambo usohora ararema. Abana bacu twarabice, wakigoryi we, wa munyabwenge we, wa mwami we, uzaba president, wowe uzaba ministre. Nubwo ubona ubwenge byananiranye, wowe uzi ko uzaba ministre, nubwo bimeze bityo, reka twige, twitoze iyo ntwaro ya kabiri y'ijambo rizima rirema, n'ijambo ryoroheye. Ijambo riza n'uburyohe, sweet. Derira ari ingingi ikigabo gikomeye, umunsi umwe cyarasenze maze bakinogoye n'amaso, arangije asenya stade n'abantu ibihumbi n'ibihumbi barapfa barashira. Ariko ijambo ry'umugore ryoroheye rituma amena amabanga. Yaravutse ari umunaziri. Haleluya. Samson yavutse ari umunaziri, Manowa n'umugore we, marayika araza arababwira uwo mwana ntazogoshwe, abaha instruction, amabwiriza y'ukuntu bizagenda. Umwana kurabizi ntarwo mbere uzagera, nta cyuma cyogosha kizagera ku mushatsi we. Ariko umugore w'ubwenge shabwo muri Satani bwa negative abimukuramo. Ubwo twe dufite ubwenge bw'ijuru ntabyo twabakuramo. Amina. Ntabwo twatanga icyerekezo kindi ibintu tukabihindura, kandi birashoboka. Tujya tuvuga ngo nta kinanira. Wowe na Yesu muri ekipi idatsindwa. Yesu ari kumwe nawe, nguri muri twe aruturi mu bisi. Yesu ari kumwe nawe, wananirwa niki? Haleluya. Haleluya. Ugomba kumenya kubyatura no kurema ibyo ushaka hamwe no kubaha. Haleluya. Nababwiye ngo nta nkuba zibiri zisangira ijuru. Umugabo ntiyazamura nawe ngo uzamure, nubwo ubibona ko bitagenda, nubwo ubona. Niyo mpamvu Imana yakugiriye icyizere, aba ari wowe wiha. Umurimo w'umugore wa mbere ni wo gucira bugufi umugabo mu ntege nkeze zose. Haleluya. Ukamucira bugufi. Ashobora kubibona no kutabibona, ariko ijuru ribajyandika ngo hari ibitabo by'ugwibutso. Kuko umwana w'umuntu ashobora kudashima, kuko bariho abantu n'indashima, abantu twese niko tumeze. Ariko hari ushima, hari udahishwa. Iyo yabonye umugore wamaramaje kubaka, uyu munsi impamvu ki hari za divorce, n'abagore batari bamenye inshingano bahawe. Barashaka gupfa nk'abagabo, kandi ntituremwe kimwe, ntitugizwe kimwe. Amen. Tuba abagore b'ijambo, dukoresha intwaro twahawe kuzana ubwami bw'Imana. Intwaro y'amarira, intwaro yo kwihangana. Umugore yajya kubyara araniha. Nahoze ndeba muri YouTube intuza elephant by inzovu. Uzi ko byari ihagaze, kuko iyi ngwi yijyamye ibipfuye, ntabwo ishobora guhaguruka. Ibyari ihagaze, nabonaga abantu bariho barayibyaza. Nkahita mbwa ntayo ubiriho iraniha, nta wumva amarira yayo. Iriho iraniha, iriho iraboroga mu buryo bwayo bw'inzovu. Kwa kundi tuniha, reka tunihire umurimo w'Imana. Hari ibyumviro
ibyumviro bitanu murabizi tugira abantu nk'ibyaremwe, ariko umugore agira icyumviro cya gatandatu. Icyo nshaka kubabwira we, icyumviro cya gatandatu wumvira mu nda no mu mugongo. Hariho kubona, twese turabona n'abagabo barabona. Hari kumva, buri muntu wese arumva. Urumva? Hari guhumurirwa, umuntu wese arahumurirwa. Hari ugukorwaho na taste, ururimi. Buriya ya mbuto Eva yariye, inzoka imaze kumushuka yo kumenya ikibi n'icyiza, niho iyo mbuto yavuye. This icyo gihe, not only taste, both, all of them, 5 senses zose, izo byiyumvira uko ari bitanu byose, ngo bari bambaye ubusa batabibona n'amaso ntiyabona. Ntabwo babonaga ko bambaye ubusa, kandi bari mu ngobyi bambaye ubusa. Ntabwo babibonaga. Ariko igihu kimaze kubavaho, Satani amaze kubashuka, ngo babonye ko ari byiza, ngo byo kumenyesha ubwenge no kumera nk'imwe mu Mana. Ibyo dushobora kuzabyiga ikindi gihe, ni isomo rinini rirerire. Ariko bararya, barahumuka, barareba, bamenya ikibi n'icyiza. Amina. Kuva ubwo kiremwa muntu cyose, n'akana kakivuka baragakubita kakarira. Kigishijwe nande kurira? Ni imbuto ya Adamu tuvukana. Iyo ugakojeje umunyu mu kanwa karanyunyuza, kigeze igihe hehe kuryoherwa. Kabyuka gahunahuna gashaka ibere, ko hariya kabaka gahunahuna gashaka ibere, ngo mbeho ndamuke. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Iyo mbuto y'ikibi n'icyiza. Rero ikindi cyumviro cya gatandatu kiba mu mugore, kitaba cyane mu mugabo, nawe ashobora kuba gafiteho gatoya. Urumva? Icyumviro cya gatandatu nuko umubyeyi, nk'ubu mama niwoze wumva tubwira ukuntu akunda Saturday, akunda umwana we, ari we pasiteri we, niwabyumvise. Ikintu gishobora kuba kuri Saturday ari muri Israeli, yagiye mu rugendo, mama akacyumvira mu mugongo. Atari ko se ko numva umugongo ucitse, harya buriya Saturday ari amahoro. Urabyumva? Cyangwa ati ko numva mu nda rusoka, ubu abana banjye bose ni amahoro. Agahamagara runaka, agahamagara runaka, kandi by'ukuri agasanga hari umwe utameze neza. Yabyumviye hehe? Icyo dukeneye ni ukwiba, dusahure ubwami bw'umwijima, tuzane ubwami bw'umucyo. Muri Luka igice cya mbere, Yesu aza ngo abari bari mu gihugu cy'umwijima bamurikiwe n'umucyo, ndetse no mu gicucu cy'urupfu babonye umucyo. Yesu yaraje kurimo. Uramufite cyangwa ntumufite? Niba umufite uwo Yesu wawe, ntabasha kumurika hari umwijima ngo babone. Yesu nashimwe. Ihererane na Yesu, umubwire ndashaka. Ntuza Dawidi avuga ngo nimusaba amahanga nzayabaha. Twasabye mbere gusaba amahanga byibura tugasaba n'abantu b'indera ko mukorera indera, mugasaba abantu b'indera, ndera yose itarakizwa ntuheme, ntusinzire. Ntusinzire abantu batarakizwa, ntusinzire abantu tubare dufunguye, insengero zifungu. Ntusinzire, ntuhweme, ngo ntimugahweme. Yesu nashimwe. Ubuzima bwawe bugira igishoro. Shora ubuzima bwawe, numara kubushora muri Kristo uzasarura. Amina. Nahoze mvuga ngo abantu twita ku by'ikiburamwaka, nabivuze kare. Iyi si Bibiliya ariko ndayikunda we. Yesu ashimwe. Umuntu waramye hano mu isi, waramye cyane, n'umugabo witwa Metusela. Yabaho imyaka 969. Nta nubwo yujuje umunsi umwe mu mibare y'Imana. Yesu ashimwe. Uzi ko tujuje n'umunsi? Kuko kugira ngo umunsi wuzure ari imyaka 1000. Ngaya amasomo y'umugore avuga ku mugore. Nta
ntabwo nigeze mbisoma, nashatse kubasasira, nashatse ngo twivuge twimenye, kandi ibyo navuze byose nari gushobora kubisoma byose, nabivuze biri muri Bibiliya, ariko ndashaka ngo umenye kuri uw'agaciro, uri umugore udasanzwe. Nugenda ugende wemye wisobanukiwe, uzi ko ari wowe ushobora kwica kugakiza, ushobora gukiza ibyo mu rugo rwawe kubw'amavi n'amarira, ushobora gukiza ibyo mu rusengero kubw'amavi n'amarira. Uri kabucura k'Imana, iyo bucurariza Imana yumva akareba. Niyo mpamvu yavuze ngo nimumpamagarire abagore bazi kurira, ngo kandi Uwiteka Imana yashizeho itegeko abagore bamamaza baba benshi. Ntabwo ari abamamaza gusutwa n'ubugambo, ni abamamaza ko Yesu ari umwami.